turi kubona hari ibintu bisa n'ibishaka kurwanya izina ry'Imana muri iki gihugu ndetse byifashishije amwe mu mazina y'abitwa abakozi b'Imana. Hejuru y'imbaraga z'abapfumu hari imbaraga z'Imana. Izi competition abantu bari bashaka gukora competition gukompeta n'Imana ntabwo bishoboka. Icyambere ndakangurira isi yose ko Salongo yayobye bishobora no kuzatuma abera kabarore abandi bapfumu bose bari muri iki gihugu. Yo mbona Salongo ngewe Salongo nimba rwanya abapasteri batanisobanukiwe niko ntekereza. Ntabwo dukwiriye kwimika umwuka w'ubupfumu ngo twemere ngo muri iki gihugu ngo abakozi b'Imana nta mbaraga bakigira ngo imbaraga zisigaranye abapfumu, kuko aba bapfumu bose badutse kuko igihugu kibonye amahoro. Ntago mbere bahoze ntago baragaragaraga se barigaragazaga. Uriya mwana ari kwihemukira yayobotse Imana ya Aburahamu nimba ari n'umusaza ari kwihemukira. Nta muntu ukora competition n'Imana. Nturiya Kagera naze tukambuke ndahagarara hakurya nakambuka ndahita ndeka kubwiriza ndahita nshira hasi Bibiliya nanjye nyoboka Imana ya Salongo. Nturiya Kagera naze tuhahagarare mpamagare televiziyo Rwanda mpamagare BTN iyo competition yo ndayemeye. Nemeye guhura nawe muri ubwo buryo twe gukomeza kujijisha abanyarwanda. Yes. Ubireba mbireba ndahita nshira hasi Bibiliya mfukamira Imana ya Salongo. Urabibye ibintu bihagaze neza. Jewe Gerard Mugisha Bishop wa Rehoboth niyambuka Nyabarongo n'amaguru ye hejuru y'amazi akagenda ndahita ndeka kubwiriza. Salongo harabyumve rero. Muhaye ubutumire rwose ndatumira televiziyo ntumire yicano yawe numere televiziyo Rwanda numire TV1 zize duhagarare hakurya ndahita mbwira n'abakristo banje bose ntimuyoboka Imana ya Salongo. Urahita uyamana kuvuga uti ndemeye Salongo ya abikora umukwego kagiye kubona bona ikiyo kagiturutse muri beriso kiramanuka kijya hasi kirakata kinyura munsi y'urugi kiragenda arebye muri beriso abura umwana. Bakunzi ba Kigali 250 rero bakunzi bacu bafana bacu ndabasojeho muherere bose mu ntara zitandukanye ndetse no mu migi itandukanye ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye mbaye kazi kuri Kigali 250. Ntago ndi buhe ikaze umuntu uri kuri kamera muri kubona poste umeze ute? Meze neza cyane. Ndashima Imana wambaye neza ndagira ngo cameraman akumfasha kunyerekanire wambaye costume nziza watwitse turinete akano kari hano kwijose kameze nk'akabapadiri akanaka yaba bishop tukazi kuba padiri na bishop barakambara. Bishop urebye burya bishop bisobanura musenyeri nakabasenyeri nakabapasteri nabantu mbese Imana yasize amavuta. Tuza pasteri benshi uri pasteri ndi nitwa Bishop Mugisha Gerard umushumba mukuru w'itoro rya Rehoboth Pentecoste mu Rwanda ndetse no kwisi hose. Pastor utangira dasenze ikiganiro ni bimeze bite? Ntago byabaho. Narinzi ko uri butangira isengesho. Buriya rero umubwiriza yaravuze ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Bivuze ngo igihe cyari kitaragera. Kiragera ryari tukihutisha kigera ubu cyangwa reka kigera ubu ngubu. Okay. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ko uri Imana y'imbaraga tugushimiye kugira kuri Kigali 250. Tugushimiye uburyo warinze abakozi bawe abanyamakuru bakora kuri channel kandi tugushimiye uburyo warinze abakurikirana icano. Umwanya mwiza tugezemo ubane natwe kuko ijambo ryarambwiye ngo y'abana b'Imana baganiraga ibitabo by'urwibutso byarabumburwaga. Nasabye kugira ngo uyu munsi ibyo turi buvuge bibe ibyubahije izina ryawe. Duheje imbaraga z'umwanzi Satani mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Arakoze ko turagize Imana muri aka kanya. Arakoze cyane. Hanyuma rero bakunzi bacu kubona Bishop byatugoye ntago byari byoroshye. Twanyuze mu nzira nyinshi zitandukanye ariko tugira ngo tuganire byinshi ku bivugwa mu hagati y'abakozi b'Imana bo kubo muri iki gihe. Aza kutuganiriza nawe uruhande rwe uburyo byumva kugira ngo tubashe kumenya cyangwa se kwizera ngo uyu nguyu aravuga ukuri aravuga Imana ari byo cyangwa se aravuga Imana abeshya. Gira ikintu tubwira rero kuri uyu munsi tuzaniye iki kuri Kigali 250 niki nakaye gashyi tuzaniye nk'umupasteri uzapasteri benshi bari gukora muri iyi minsi wowe bihagaze bite? Agasha ntabwo ari agasha burya nta kintu gisha kiriho byose byahozeho ahubwo icyo nzanye nje kuvuga ngo hari imbaraga zikorera mubera. Iyo tuvuze imbaraga zikorera mubera iki gihugu aho kigeze twaragisengeye kuba iki gihugu gifite iterambere ringana ritya kuba iki gihugu gifite umutekano ungana utya
hari imbaraga bwite z'ubuyobozi bwacu ariko hari n'imbaraga z'Imana kuko ibi Imana yabiduhayeho amasezerano itubwira ko izaduha igihugu cyiza cy'umugisha gifite umutekano gifite usuku gitengamaye nawe urakibona uko gitengamaye ibi byose rero ni ibintu twasengeye rero impamvu turi kuvuga imbaraga zikorera mu bera turi kubona hari ibintu bisa n'ibishaka kurwanya izina ry'Imana muri iki gihugu ndetse byifashishije amwe mu mazina y'abitwa abakozi b'Imana uranyumva y'abitwa abakozi b'Imana cyangwa se abitwa abapasteri nanjye wenda ndimo hanyuma muri ubwo buryo rero twasenze Imana urabizi twasenze Imana tumaze igihe kinini duhana rendez-vous ariko ntibikunde ariko uyu munsi Imana yabyemeye impamvu tuvuga imbaraga zikorera mu bera rero hari abantu mu by'ukuri muri iki gihugu bari gupresenta izindi imbaraga bagapresenta imbaraga z'ubupfumu n'uburozi bagapresenta imbaraga z'ibindi bintu z'ibigirwamana ariko mpagaze hano cyangwa ndi hano kugira ngo mbwire abari ku isi hose nta mbaraga nimwe yigeze ishaka guhangana n'Imana ngo bishoboke ngo bishoboke bigoranya kenshi reka nguhe urugero wa mukobwa we nagukunze keza reka nguhe urugero mu gihugu cya Egiputa Imana yatumye Musa iramubwira ngo genda ukura ubwoko bwanjye mu gihugu cya Egiputa Musa abaza Imana arayibwira ngo ibi n'umunyakatolika arabizi ibi n'umusilamu arabizi nta muntu n'umwe utaza aya magambo Musa ageze mbere yuko agenda abaza Imana ngo niki kizemeza Farawo yuko ari wewe wantumye cyari ikibazo cyumvikana yego Imana iramubwira ngo fata iyo nkoni yawe ufite uyirambike hasi ayirambika hasi Bibiliya iravuga ngo ayirambitse hasi hinduka inzoka Imana iramubwira ngo ngere uyitore arayitora ihinduka inkoni Imana iramubwira ngo genda umubwire niyanga kurekura ubwoko bwanjye uzakora icyo nkubwiye uzayirambike hasi yes aragenda agerayo Imana iteza Farawo ibintu bikomeye Musa agezeyo nk'uko Imana yamubwiye Farawo aramubaza ngo niki kinyemeza ko Imana yagutumye sibyo n'abankurikiye hano kuri Kigali 250 bashobora kuvuga ngo niki cyemeza ko Imana yatumye Bishop Gerard hanyuma Musa agezeyo koko nk'uko yabitekereje mbere yuko agera mu Egiputa ibyo ni ibintu byabayeho ntago ari ibintu biri motivation ntago ari ibintu biri aho ngaho abantu banditse agezeyo Farawo aramubaza atariko iki kitwemeza ko Imana yagutumye Musa arambura inkoni ihinduka inzoka Farawo araseka bati nibi Farawo araseka ati ibi ngibi nibyo Imana yakubwiye kuri bukore nkemera aramubwira ati ibi ngibi abapfumu mfite muri iki gihugu n'abarozi mfite bakora izurutizi zawe ngo ako kanya tumira abapfumu n'abakonikoni baraza nabo barekura inkoni ngo barekuye inkoni zabo nazo zihinduka inzoka yumva ko byose nta tandukaniro yes ubwo mu maso y'abantu bahise bavuga to y'Imana imbaraga zayo ziriho ariko ibanga niringiye kukubwira ari ryo nazaniye abakurikira Kigali 250 ngo mu munota umwe gusa yanzoka ya Mose yatoraguye twaturoka twose twabapfumu wabyumvise twose iratumira nshatse kuvuga iki rero hejuru y'imbaraga z'abapfumu hari imbaraga z'Imana izi competition abantu bari gukompeti bashaka gukora competition gukompeta n'Imana ntabwo bishoboka wabyumvise uwabigerageje ni Farawo ibyamubayeho bose bazasome Bibiliya barabizi hanyuma akanuze kari kuva mu ishato ngero gashiramo neza okay ikindi kintu nagira ngo tuganireho kubera yuko abenshi hari aba pasteri bose bari kujya kwitangaza makuru cyane nawe kandi uririho ndiriho ariko giyashize ukwezi kumwe urumva wo ni gukiza hari benshi rero bari kugaragaza kubitangaza makuru bitandukanye mbona abantu bakavuga ati se kuki imbere hose mutagaragaye nyine abapasiteri cyangwa se abakozi b'Imana mwese mutagaragaye ubu ngubu akabaye ikintu kiri kuri hiti cyane kwigaragaza umuntu araca ku muhanda ati ndi mu pasteri umuntu atambuka ati ndi pasteri nyine byabaye nk'izina rusange gutandukanya pasteri wa nyawe n'utari wa nyawe bisigaye bigoye wambwira impamvu watuganiza wenda ukuntu nyine wowe ubibona ugenyeje nuko wenda izina ryawe ufite wenda niba uri uwa nyawe bitewe n'ukuntu wiyumva ukadutandukanyiriza uwa nyawe n'utari uwa nyawe kuko ndibizi nabo ngabo benshi baharura bazi ndabazi buriya Bibiliya nta kintu itavuze nkuko bivuze uvutse wese mu gitondo ahita yiyita pasteri sibyo nta nubwo nzi inyungu jewe babikuramo ubundi kuba pasteri no kuba papa wa pasteri ni papa
nkuko bavuga pasiteri bivuga umubyeyi. So ntekereza rero kuba umubyeyi nta bantu ugira nabyo mba numva ari ikibazo, ariko nshake gusobanura iki. Nkuko bivuze abantu benshi muri iyi minsi hari ibiri kugenda bigaragara bitandukanye, wenda bigenda bigaragaza byangiza iryo zina. Ariko usubiza ikibazo cyawe, Bibiliya ibintu byose yabiteguye mbere yuko twebwe tubibona. Babyona Bibiliya yavuze ngo igiti cyose uzakimenyeshwa n'imbuto zacyo. Pasiteri ntabwo ari izina umuntu yiyita. Wabyumvise? Amakosa mwebwe mukora cyangwa se abakristo bakora no kwita umuntu pasiteri, nyamara imbuto ze zitagaragaza ko ari iki. Ariko ni uzubyivugira we nkuko ucuka ntabwo nakwemera nkabyemera kuko bimbwira ariko nyamara utari we nyine. Nje nemera ibyo uvuze, sinago najya kureba niba koko utari we. Ntabwo warukuriye guhita wemera ibyo mvuze. Ndakubwiye ndi pasiteri, hanyuma uzakurikirana imbuto zanjye urebe koko nimba ndi pasiteri. Wabyumvise? Kuko igiti cyose kimenyeshwa n'imbuto zacyo. Wabyumvise? Rero kuba pasiteri ni ukuba umuntu ufite imbuto za gipasiteri. Nge ntekereza ko abantu bose bari gukora nabi, cyangwa se bangiza umurimo w'Imana, cyangwa se bari kwitwara uko bashaka mu bintu by'Imana ariko babyitirira kandi banita abapasiteri. Ntabwo ari abapasiteri. Wabyumvise? Umupasiteri ni umuntu wakijijwe, icyambere wavutse ubwa kabiri, wemera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, gatatu wahindutse. Wabyumvise? Paulo yaravuze ngo ibyari ndamu yanjye byamindukiye igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Rero pasiteri si izina, pasiteri ni imirimo. Wanyumvise Keza? Pasiteri ntabwo ari izina, pasiteri ni imirimo. Yes. Nimba imirimo nkora inyuranye n'ubupasiteri ntago ndi pasiteri. Wabyumvise? Nimba imirimo ibyo mbamo ibyo nirirwamo binyuranye n'ubupasiteri, Paulo yandikiye abakorinto aravuga ngo mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Umupasiteri ni umuntu ugomba kuba yirinda. Urumva? Kwirinda ni ukwirinda mu byo uvuga, ukirinda mu bikorwa byawe bya buri munsi. Hari n'ahantu utemerewe kuba wakicara kubera kuri pasiteri kugira ngo wirinde. Simvuze ko kuhicara ukoze icyaha, ariko kugira ngo rya zina ryawe ridapfa ukwiye kutahicara. Hari ikintu kimeze nk'ihangana hagati y'abakozi b'Imana ndetse n'abita abapfumu. Keza uranyishe. Niko bimeze kuko mumeze nk'abari muri debate yanyu, kandi ni ibintu bigaragara buri wese. Hari umupfumu bamwita gute? Salongo asa n'umuntu uri kugerageza kubashyira hasi, nubwo wenda mu mbaraga zanyu mufite, ariko ari kugerageza kwerekana yuko abapfumu nyine bafite imbaraga ukwabo namwe mukagira ukwabo. Bigaragara barashaka gushyira abavuga Imana hasi. Icyo gihe wowe urabivuga he ugereranije n'imbaraga ubona abapfumu bari gushyira mu mbaraga bari kurwanya abakozi b'Imana kugira ngo bigaragare ko nubwo hari Imana ariko hari n'abashyigikira ibyo by'ubupfumu? Keza ndagushimiye cyane. Ndananezerewe kuri icyo kibazo mbajije. Mbanze nisegure kubakurikira Kigali 250. Ntabwo nari naje niteguye kuvuga kuri Salongo, ariko ndamuvugaho kubera kubimbajije. Icyambere ndakangurira isi yose ko Salongo yayobye. Yayobye gute? Yarayobye. Nakurikiranye temoignage, nakurikiranye ubuhamya bwe. Avuga ko yari umwadventiste, avuga ko ari umukristo w'itoro rya Adventiste. Icyo ni kimwe. Byanze bikunze nimba koko yarigeze aba muri iryo torero. Urankurikira? Imana arayizi. Wanyumva? Imana arayizi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nagiye mbona yicarana n'abantu batandukanye bavuga ko ari abakozi b'Imana. Icyo nacyo narakibonye. Kuyoba kwe rero ntabwo ari ukuba ari umupfumu. Urankurikira aka kantu Keza? Kuyoba kwe si uko ari umupfumu. Kuyoba kwe gukomeye azabera bishobora no kuzatuma abera kabarore abandi bapfumu bose bari muri iki gihugu, no gushaka guhangana n'Imana. Afite ihangana muri we. Wabyumvise? Kandi afite n'abandi banamushyigikiye. Ntabwo ari byo. Kuyoba kwe aho nakubwiriye ko yayobye, iki gihugu gifite isi ifite abami bayiyoboye. Umwami wa mbere wagerageje guhangana n'Imana yitwa Nebukadinezari. Niwe wenyine mu mateka Bibiliya ivuga washatse guhangana n'Imana.
yamaze kuzuza umujyi wa Babuloni. Urumva we yari yakoze n'ikintu gifatika. Yaramaze kuzuza umujyi wa Babuloni, ku munsi wo kuwutaha akingura kumwe bakata kagozi bataha nk'ahantu perezida agiye gutaha ahantu. Umunsi yakataga ko kagozi ko gutaha uwo mujyi wa Babuloni, aravuga ngo jewe Nebukadinezari umwami wa Babuloni, mwisi no hejuru no mwijuru nta uhwanyije imbaraga nanjye. Uzi cyabaye ngo marayika w'Imana yamukubise urushi ahita gwinyo. Ahita abora, ntabwo yapfuye, yahise agwinyo. Yo mbona rero Salongo, jewe nabwiraga Salongo, bivuze ngo mugeranyije na Nebukadinezari. Yo mbona Salongo, ngewe Salongo nimba arwanya abapasiteri, ndamubwira ngo nakomerezaho. Wankurikiye? Ariko nimba ari Imana ashaka guhangana nayo, ni ukuri kw'Imana mu bantu Imana itamuhaye agakiza, yamukozaho urushi rumwe akaba kabarore nk'abandi bantu. Nabyo ushaka wabivuga. Ni Imana icyambere, Imana yacu ntago ijya mwihangana. Urakurikirana? Nk'ubu jya anumiye ngo twicare ngakora igitangaza nanjye nkora ikindi je sinabyemera. Wakurikiranye? Kuko Imana yanjye ntabwo iza mu marushanwa. Ya Imana yanjye irihagije. Mugiye guhangana. Yes, ubwo nabangiye guhangana. Ariko icyo navugaga, nimba arwanya abapasiteri batanisobanukiwe niko ntekereza. Kurwanya umuntu birashoboka. Umuntu ufite umwuka wa inyama, umwuka mu mazuru, inyama n'amaraso birashoboka. Ariko gushaka kurwanya Imana utaranabona utanazi, ukigereranya nayo ukavuga ngo ufite imbaraga ziri hejuru yizayo, ukavuga ngo ufite imbaraga, iki gihugu aho kivuye twaragisengeye, nibyo nakubwiye. Ntabwo dukwiriye kwimika umwuka w'ubupfumu ngo twemere ngo muri iki gihugu ngo abakozi b'Imana nta mbaraga bakigira, ngo imbaraga zisigaranye abapfumu. Kuko aba bapfumu bose badutse kuko igihugu kibonye amahoro. Ntago mbere bahoze ntago baragaragaraga, se barigaragazaga. Babonye igihugu gitengamaye, babonye igihugu gifite amahoro, nta kindi bari kuyobora abanyarwanda mu kuramya ibigirwamana. Ibigirwamana byadukurunguriye kumeneka kw'amaraso mu gihugu, ibigirwamana byatumazeho ababyeyi, ibigirwamana byatumazeho imiryango. None ubu igihe kirageze ngo twongere duterekere, cyangwa twiringire Imana idukuye mu bihugu by'amahanga aho twabaga, idukuye mu bihuru no mu mashamba aho twazereraga. None duhaye igihugu kiratengamaye, abantu aho kwirirwa bamamaza Imana barirwa bamamaza Nyabingi, barirwa bamamaza Jajya. Tubyemere tubiha agaciro. Sinza bejo bundi nabonye Keza ngo bagiyeyo ngo bagiye kurwana nawe, barwanye ngo yarabakubise. Ninde wakubise undi? ngo Salongo ngo yakubise abo bapfumu. Ngo yakubise abo bakozi b'Imana. Bararwana ahubwo karabo. Ariko se biriya bintu byabayeho. Je ndibaza hari igihe nyine kubera ko ibintu nyine byabaye byinshi, hari igihe hari ibibari byo, hari batari byo nyine kubyizira biba bigoye. Ukibaza ukuntu nyine umukozi w'Imana muzima kubitwa n'umuntu. Ntabwo bari ari abakozi b'Imana. Nyine bumva bivangavanye. Uburyo umukozi w'Imana nk'ubu nkaho ukagenda ugasanga yagukubise. Agukubitisha nyine nurushyi, ni ingumi, murarwana akakunesha cyangwa urwanisha imyuka yanyu. Ubundi ntekereza ko Paulo yaravuze ngo urugamba turwana ntabwo ari urw'umubiri, kuko intwaro z'intambara zacu ntabwo ari nk'iz'abantu. Twe ntabwo dufata ibiboko, ntabwo dufata imbunda, ahubwo ngo intwaro z'intambara zacu ntabwo ari nk'iz'abantu, kuko twebwe dufata ibigambirirwa mu mitima kugira ngo iyo mitima tuyigomorore Kristo. Icyo nshaka kuvuga ngo iki rero, abantu ntabwo bigeze basobanukirwa ngo bamenye n'ijambo ry'Imana icyo rivuga. Wabyumvise? Twe ntabwo turwana mu buryo bw'abantu. Nk'ubu Keza, je ushobora kuntuka, je ntabwo nagusubiza, ahubwo nagusengera. Kuko urugamba ndimo ntago ari urw'umubiri. Ariko urasanga abantu bafata urugamba rw'umubiri bakaruhuza n'urugamba rw'Imana. Imana ntabwo irwana muri buriya buryo. Nemera ko rero guhangana kwabo kumva ngo yakubisa abapasiteri, ntabwo baba ari abakozi b'Imana. Kuko urugamba rwacu ntabwo ari fighter, ntabwo ari ukuza ngo ngufate tujye mu maboko. Oya, urugamba rwacu nimba bavuze ngo fire baba katika jina la Yesu, daimoni iravuga. Ngo urugero tutaragera kuri ibyo, hari umugabo witwa Papa Tunda, impamvu muvuze ni Kimironko. Yamaze imyaka 14. Ibi mubwira ntabwo ari motivation.
yamaze imyaka 14 atabyara. Mu myaka 14 ajya ku mupfumu. Umupfumu amwemerera kuzamuha umwana. Aramubwira ati umugore wazatwita. Amutuma inkoko y'ibara rimwe, amutuma ihene, amucana amafaranga 2,280,000. Amaze kumuca ayo mafaranga, umugore wa papa Tunda aratwita koko. Biraba. Uwo mwana yitwaga Tunda nyine, yamwise Tunda. Biraba aratwita. Aranabyara. Abyara umwana w'umukobwa koko ahawe n'uwo mupfumu. Wakurikirana? Yego. Umwana w'umukobwa akajya amushyira muri beriso. Ibi ninge byabayeho n'amaso yanjye. Urankurikirana? Niyo mpamvu nakubwiye ngo intambara turwana abantu nibatandukanye urugamba rw'umwuka n'urugamba rw'umubiri. Sibyo? Kuko kuri uru rugamba ndaza kukubwira undi umuntu umwe. Umbwira ariko sinze kukubwira byinshi. Ahubwo mbwira umwana yaje gukura uko byagenze. Umwana bamushyiraga muri beriso. Bwakira ninjoro baryamye. Umwana agahinduka inzoka akava muri beriso, akagenda akarya ibintu byose biri mu gikoni, ibiryo byose kuri abatekera kuri gaze mu nzu. Bagasanga mu gitondo amasafuriya arera. Umukozi bakamukubita bati ko tugura inyama twajya kuzireba mu gitondo tukazibura. Zijya hehe? Urakurikirana? Yego. Barirukanye abakozi barabamaze. Batabakozi bacu n'abanyenda n'ibisambo. Ibi byabereye Kimironko. Urumva? Muri 2006 2007 aho ngaho. Noneho mama Tunda aza gukanguka nijoro. Akangutse agiye kubona abona ubwo yari muri confusion. Yageze igihe abakozi arabareka n'ubundi birya kabibura. Bikabura n'ubundi nta mukozi wabiriye, nta n'umukozi bafite. Umugore arabanza acunga umugabo, ko umugabo abyuka nijoro arabibura, asanga umugabo aracyaryamye. N'ubundi birya arabibura. Nono aza gucunga ni nka kwa kundi Imana ibishaka kwereka umuntu ko ifite imbaraga. Igihe cy'Imana kigeze cyo kugira ngo igaragaze puissance zayo. Kuko Imana ubundi irareka abantu bakavuga, abantu bagakora ibyo bashaka, ariko umunsi umwe Imana igahaguruka ikerekana imbaraga zayo. Niko byagenze kwa Farao. Nono kwa papa Tunda uko byagenze, umugore yaregutse, umukweguka agiye kubona abona ikiyo kagiturutse muri beriso, kiramanuka kijya hasi, kirakata kinyura munsi y'urugi, kiragenda. Arebye muri beriso abura umwana. Ukurikirane? Amera nk'uguye muri koma. Uranyumva? Yego. Ikiyoka umudamu amera nk'uguye muri koma, kirongera kiragaruka gisubira muri beriso. Ni kumanywa umwana yabaga umwana, ninjoro umwana agahinduka ikiyoka. Ibi yo tubivuga abatarasenze, abatazi imbaraga z'Imana, bumva ko ari ibintu biri motivation. Ntago babyumva. Bumva ko ari ibintu biri motivation. Ariko ibi biraba. Umudamu arwara ihahamu kajya muri koma. Ako kanya. Umugabo ayoberwa ibyabaye. Ntazi ibyabaye. Urakurikirana? Yanga kongera konsa umwana. Umudamu. Noneho kwa kundi umuntu ava muri koma, avama avuga ngo inzoka. Bamuhereza umwana ati inzoka. Badutumira turi abanyamasengesho. Urankurikira? Yego. Badutumira turi abanyamasengesho tujyayo. Uwo mwana yari yaramwise Tunda. Yego. Urankurikira? Tujyayo turi abanyamasengesho. Tugiyeyo dutangiye gusenga. Ubwo umugore yari yaranze konsa umwana mu minsi 3. Urankurikira? Yego. Umwana agaragaraho ariko atari umwana. Ari inzoka iraho. Noneho twarasenze. Ni nge ubikubwiye. Urwo rugo nazakujyanayo, nzashaka nimero, urumva kuva 2000 na kangahe? Nimero ntayo nyigira, nazazishaka. Twarasenze beriso, uruhinja twarangije gusengura, ntitwamenye aho rwarengeye. Yaba kandi rwari ruri muri beriso. Rwari twarasenze twirukana Satani, tumenagura imbaraga z'ubutware bw'ikuzimu, tumenagura. Imana yabanje kutubwira ngo uriya mwana ntabwo ari umwana. Mukihagera ni daimon irimo hari. Turasenga, turataka, tujyana amapendo, tuvuza amapendo, duhamagara Imana. Uruhinja rurabura. Kugeza na bugingo n'ubu ntibaza aho uruhinja rwarengeye. Urankurikira? Izo ni imbaraga zikorera mu bera. Urankurikira? Yo mbona umuntu rero ashaka guhangana n'imbaraga z'Imana, ndavuga ngo uri igikenya. Bita mbona uri igikenya. Urumva ko ahantu bakuye umwana mu mbaraga z'umwijima. Nabo byagira mu mwijima umwana akabura. Yes. Ariko kumanywa akaba umwana muzima. Abantu bakabona ko ari umwana muzima.
rero naringi kubwira abantu hari ibyo abapfumu bashobora kuguha ariko utarambana Yes. bidahoraho ahubwo bizagutera ingaruka z'ubuzima bwawe bwose abantu nibizera Imana bizere Yesu wapfuye akazuka amen Amen. Yesu wenyine niwe wagenze hejuru y'amazi undi wabigerageza azababeshya Salongo nawe ngagenda hejuru y'amazi oya uriya mwana arimo arabeshya uriya mwana ari kwihemukira yayobotse Imana ya Aburahamu nimba ari n'umusaza ari kwihemukira nta muntu ukora competition n'Imana nturi yakagera naze tukambuke ndahagarara hakurya nakambuka ndahita ndeka kubwiriza ndahita nshira hasi Bibiliya nanjye nyoboka Imana ya Salongo nturi yakagera naze tuhahagarare mpamagare televiziyo Rwanda mpamagare BTN iyo competition yo ndayemeye nemeye guhura nawe muri ubwo buryo twe gukomeza kujijisha abanyarwanda yes mbireba ndahita nshira hasi Bibiliya mfukamira Imana ya Salongo ibintu bihagaze na jewe Gerard Mugisha Bishop wa Rehoboth niyambuka Nyabarongo n'amaguru ye hejuru y'amazi akagenda ndahita ndeka kubwiriza Salongo harabyumve rero muhaye ubutumire rwose ndatumira televiziyo ntumire yicano yawe numere televiziyo Rwanda numire TV1 zize duhagarare hakurya ndahita mbwira n'abakristo banje bose ntimuyoboka Imana ya Salongo urahita uyamana kuvuga uti ndemeye Salongo ya abikora ahubwo uriya mwana ari kwihemukira ari guhangana n'imbaraga z'Imana kandi we afite imbaraga ntabwo wahangana n'uwakuremye Imana ubwayo buriya tubonanye namubaza iminsi agiye kwa muganga kwivuza umusirikare umwe w'Imana witwa umubu uriya umubu umusirikare umwe w'Imana witwa umubu akuriye urumva akakurwinga neza ibimyira birahoboba uraremba ahubwo ukajya mu bitaro bigatonyanga ukajya mu bitaro wabyumvise uri kunkurikira yego yo mbonye rero ushaka guhangana n'Imana jewe umuntu yahangana nanjye jewe Gerard umuntu yahangana nanjye ariko guhangana n'Imana umutegetsi utegeka abategetsi aba yarengereyeho oya numushake mu bivuge neza mu nyamakuru nukurengera gukomeye navuga ati je nibasiye abapasiteri ariko sinibasiye Imana ya Aburahamu sinibasiye Imana yo mu ijuru ariko guhangana nayo abahanganye nayo bose babaye ibikenye amaherezo yabo yabaye mabi arangira nabi noneho rero tugaruka wenda ku bapasiteri ku rundi ruhande kubijyanye n'insengero hari benshi biyita abapasiteri kwitwa pasiteri ubeshya hari inyungu bakuramo zidafatitse ariko none ku rundi ruhande baba bakeneye wenda kubera ubuzima bavuga ngo n'abapasiteri kugira ngo bavuga ati iyi nzu yanjye ngiye kwigira urusengero barahari kugira ngo abashe kubona ya maturo kuko nibumva abagiye kujya muri business kubyerekeranye n'amaturo n'abapasiteri hari ufata inzu yakayigira urusengero akajya avuga ati ni muture gutya tuvugura urusengero tugura ibikoresho byo mu rusengero ariko nyamara agendeye ku nyungu ze bwite kugira ngo abone ya maturo ye yubaka inzu nziza ashaka umugore mwiza akenshi abapasiteri benshi baba byibushye ntabwo none umupasiteri unanutse ngiye ko nanutse bameze wowe kubona agasuti tenda kugatwitsa noneho tubwire ku bijyanye rero n'amaturo y'urusengero abenshi biyitirira abapasiteri kugira ngo bagire abayoboke benshi ya nyungu yinjira ayinjize mu rugo rwe bibe nka business bibe nk'akaduka bibe nk'akaduka somamo acururizamo ariko nyamara abakristo be batabasha kureba kure ngo barebe neza yuko ari kubavomamo amafaranga ariko nyamara wishakira business bakurikira Kigali kinimba bahari kuko hari ubwo barahari ni benshi abakurikira Kigali 250 nongere mbashimire cyane uyu munyamakuru wacu ni umukobwa mwiza uzi kubaza ariko Keza musubiza icyo kibazo ndatekereza ko ikibanza ku mukristo ntabwo ari amaturo mu butumwa nahamagariwe reka nguce mu ijambo gato hari nigeze kujya gusenga mu gihe cyo gutura kigeze bashyiramo indirimbo baravuga ati tugiye gutura hari ishimwe hari gufasha abakene babitandukanye mu kujya gutura bakavuga ati muhaguruke tujye gutura abumva ugiye gutura bayizi kare guture hahaguruka nyine bake ukumva pastor agarutse ngo haguruka ngo uwo mutima uri kubwira ngo komeze wicare ngo haguruka ukumva nyine arakomeza gusoma ngo muhaguruke uburyo nubwo udafite gahunda kugira ngo haguruke none sinjye ari kubwirara kagenda nyine nta gahunda urumva ko by force aba bababwira iki nimba bahari reka tutangire gutya Keza
Yesu mu butumwa yahamagariwe yadusigiye no kubwo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu muri imisi ubona hari abantu bari gufungwa, hari abapasteri bari kujya mu magereza, bari guhagarikwa mu buryo butandukanye, nuko batakaje icyo bahamagariwe. Twahamagariwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko nkunda kubivuga n'abasirikare bari mu mission bari mu butumwa bwiza, ariko n'ubutumwa bwiza bw'igihugu cyangwa se bwa UN. Ariko twebwe twahamagariwe kwitwa pastor wahamagariye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. No kuvuga ngo nkwiye kuvuga ibijyanye na Yesu Kristo cyane, sinivange muri politike kuko nta niyo nzi. Rero umuntu arazana gatanya kandi atabirimo kandi ataribye. Ubutumwa twahamagariwe n'ubwa Yesu Kristo, mbari bwo nkangurira abakozi b'Imana bagenzi banje. Yego. Hanyuma ubutumwa bwiza niki bumariye ubwumva? Ubutumwa bwiza bumariye keza ubwumva kugira ngo ahinduke. Urumva? Nimba nagenderaga mu biyobyabwenge mbivemo, nimba nagenderaga mu ngeso mbi z'ubusinzi, ubusambanyi, kuraguza no guterekera mbivemo, nihane mpinduka icyaremwe gishya. Aho niho ijambo rivuga ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera babishize, wabyumvise abaye umuntu mushya. Hanyuma rero ntago ubutumwa bwiza butangirira ku maturo, ariko usanga umuntu ntaranakizwa, ntaranabatizwa, jewe ndi kumukonveka mu ituro cyane. Ituro niki? Aho niho shaka ko tuvuga. Ubundi umwami wese yaraturwaga, ariko ntabwo umwami yabwiraga rubanda ngo munzanire amaturo. Wabyumvise? Yego. Ahubwo rubanda kubwo gukunda umwami bamuzaniraga amaturo. Sinzi mbiri kubyumva. Ndeko byumva. Tujye mu buzima busanzwe. Abankurikiye barabyumva. Mu bihe by'abami rubanda rwaribwirizaga bwo urwarwo kubwo gukunda umwami, bakamuzanira amaturo. Bakamuzanira amaturo, nimba ari amaturo y'ibyo kunywa, nimba ari amaturo y'ibyo kurya, bakayazanira umwami. Yego. Hanyuma rero ninde ukwiriye gutura? Tubonye ko umwami akwiye guturwa. Yego. None ninde ukwiriye gutura? Ntushobora gutura icyambere umwami atakunejeje. Ntushobora guturira umwami utakunejeje ngo umenye ikituriye. Yes. Uramurikirana? Umuturage yaturiraga umwami kuko umwami amuyoboye neza, amutwaye neza mu bwami bwe. None umuturage akiyumvamo kumutura abishatse. None rero tuze mu nzu y'Imana, ari byo twita amaturo. Yego. Dutura umwami Yesu, urumva? Ariko tumutura kuko tunejejwe nawe mu mitima yacu, kuko atunyuze muri byose. Uwo rero umutima unyuze, wowe utereka igiseke hari, ukavuga ati tugiye gutanga wenda amaturo yishimwe no gushimira Imana ibyo yakoze. Uzi ko uwo mwami yanyuze umutima we, ni uhaguruka. Ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo umutima ngo urimo urakubwira ngo uhaguruke. Ntabwo ari ngombwa kubwira abantu by force ngo nudatura ngo nta mugisha uzabona. Oya, hatura umuntu unezerewe umwami. Amen. Nk'ubu ushobora kwicara keza ugatekereza ati ibyo ari byo byose ndebye ukuntu Imana yanshigikiye ikandwanira, sinangombwa rega ikandwanira mu bibazo ibi nibi wenda mu mashuri nigaga ikabana nanjye, ndumva ashaka kuzatanga ituro ryo kwishimira. Ukajya mu rusengero ahantu runaka ukavuga ati Imana rya turo numvaga ashaka gutanga kuko hari icyo nibutse wankoreye ndaritanze. Ariko ikibazo gihari nyine nuko usanga abantu bari gutunega abandi tura. Oya, hatura umutima wamaze kunezerwa. Ntago umutima wanjye waba ukiboshe ngo nje mu maturo. Keza wanyumvise? Rero ibyo nkuko watangiye ubivuga, abantu bananiwe gukontorora inda zabo. Izo ninda, ayo ni amaturo y'inda z'abantu. Amaco y'inda babasha. Na amaco y'inda. Hatura umutima unezerewe umwami. Kandi umuntu utura ntabwo abibwirizwa. Kandi hatura ufite. Yes. Nyine none se umwami wamushyira icyo udafite? Umwami wamushiraga ibyo ufite, icyo ufite. Sibyo natangiriyeho? Yego. Nukuvuga ngo hatura ufite icyo ufite, kandi habanza umutima unezerewe umwami. Umutima wamara kunezererwa umwami wacu ni umwami Yesu. Wamara kunezererwa umwami ugakora mu byo ufite ukagenda ugataha, ntunabibwirizwa. Wumva umutima ukubwira ati genda uture. Urafite umeze neza, genda uture. Naho abo birirwa reba ifose nudatura ntuzabona umugisha, nudatura ntuzabaho. Oya, uwo mwuka ni wa Satani. Ntabwo wari umwuka w'Imana. Hari abandi bantu rero bagenda bahanura, ubwo twagiye mu by'Imana cyane kuko nubundi nibyo turimo. Ntabwo turi butandukire cyane. Hari abandi bakozi b'Imana kuko bose baza mu
ijambo rimwe mu bakozi b'Imana bose bagenda bahanura mu mihanda ugasanga hari mu mujyi baba hari hano mu mihanda ahantu hose ubona umuntu umumama rwose udafite n'igitenge kwambara ufite Bibiliya agenda hanura yakabwira umuntu uti mukizwe ubona nawe ubwe akeneye ibyo ari gusaba kandi nawe ubwo abikeneye ariko ukabona izuba ryamurenze imvura kumunyagira ariko ari kubwiriza mu muhanda nta n'amazi yo kunywa afite icyo gihe abo we ntago aba ari umupasiteri aba yitwa umukozi w'Imana mubwiriza butumwa ariko ugasanga ari kubikora mu nzira ivunanye cyane yiriwe kuzuba nta mazi yo kunywa ntiyariye ariko ari gukorera Imana ubwo iyo hagize amahirwe akabona umuntu utambutse akamuha icyo gihumbi akagura amazi yo kunywa aragushimira abo wabashyira mu kiye cyiciro Keza wagiye umbaza ibintu bikomeye nzongera guhura nawe nakoze amasengesho y'imisi 50 ubu turi mu masengesho y'imisi 21 ku rusengero ari ya Kimisagara abazashobozwa bazanahagere ariko ntekereza ko impamvu ibintu bikomplika abantu mubona ibintu byinshi bikaba komplika nuko abantu tuba tutarasomye Bibiliya ivuga ku mugabo witwa Yohana impamvu nakoresheje kugusubisha Bibiliya no kugira ngo mpagarare mu muhamagaro mpamagarirwa ivuga umugabo witwa Yohana amaze gukura igihe cyarageze ava mu rugo iwabo ajya mu butayu bw'Yudaya Bibiliya avuga ngo yarakenyeye uruhu umwambaro wari uruhu rw'ingamiya ibyo kurya bye byari ubuki bw'ubuhura ibyo kunywa bye byari ubuki bw'ubuhura yaryaga inzige mu butayu uwo ni Yohana wanditse muri Bibiliya wabanjirije Kristo noneho yavugaga yigishaga mu butayu abantu benshi bajyaga kumureba yarameze nk'igikorwa nyaburanga ndashaka kwerekana ko uburyo Imana ihamagaramo butandukanye n'uburyo abantu twebwe dutekereza ndakenga utekereza umuntu wambaye ukenyeye uruhu rw'ingamiya ari mu butayu ibyo kurya ni inzige ibyo kunywa n'ubuhura n'ubuki bw'ubuhura akabwira abantu ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi uwamurebaga wese yabonaga yataye umutwe izumva niyo confusion umuntu wese ubwiriza ubutumwa avuga ngo mwihane nemera ko yatumwe n'Imana uranyumva mwihane ubwami bw'Imana buri hafi nemera ko yatumwe n'Imana uko yabasa kose uranyumva kuko na Yohana ngo abantu benshi barahururaga bakaza kureba ukwasa bakaza kureba n'ukwasa ni nako nawe wavuze ati mu mujyi urahaca ukabona n'umuntu mu by'ukuri arababaje gusa je mfite na budget naragutangiye uwo mushinga n'umushinga wo gufasha abakozi b'Imana bashaje ariko babakene natangiye kubafasha natangiriye mu Bugesera ngira ngo najyanye n'amavuta TV watangiriye mu Bugesera sura imiryango yari hari kennye tuyishira za kawunga tuyishira imiceri imasukari n'amasabune nibyo tubafashisha kandi tubona uwo mushinga iyo gahunda iza kuko niko Imana yampamagaye imbwira yarambwiye ngo igihe kirageze abakozi banjye iyo bamaze gusaza ntawe ubitaho rero uwo narawutangiye ariko icyo shaka kuvuga kuri abo bakozi b'Imana nemera ko Imana yabatumye igihe babwiriza abantu ubutumwa bwiza ngo bihane bave mu byaha kuko buriyerega umuntu ukubwira ngo va mu byaha ntabwo abakwanze kuko twese tuzi ingaruka z'ibyaha Bibiliya avuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu nubwo tubikunda ibyaha biratubabaza biratwangiza unywa ibiyobyabwenge bikagutesha umutwe unywa inzoga zikagutera ama impertation nakiri zikagutera imyijima zikakwangiza ibintu byinshi ingaruka z'ibyaha zirahari wabyumvise yes rero nta n'impamvu yo gukunda ibyaha wabyumvise rero y'umubwiriza butumwa uko yabasa kose abwira abantu ati mureke ibyaha ubwami bw'Imana buri hafi ndamwemera uko yaba utitaye uko ameze nitaye uko yambaye nitaye naho ari kubuvugira uwo ntagiraho ikibazo hari akantu gato kabaye mpari ndagira ngo kugira ngo nanjye ubinyumvishe mbashe kubyumva hari umukozi w'Imana impamvu mbikubwiye nanjye nuko byabaye mpibereye hari umukozi w'Imana wari urimo kugenda yigisha gutyo mu muhanda aca ku kabari hari hicaye abasore barimo kunywa inzoga arahagarara hanura avuga ukuntu ngo yari indaya avuga byose ubuzima bwarabuvuga nyine ariko akaba ari mu gakizi uwo munsi ubwo umusore umwe aramureba aravuga ati yari yanasinze uwo musore atakira mama ati ngo akira 500 nugera imbere ugura amazi akimara kumuha 500 ahita amubwira ngo Imana igukijije urupfu ako kanya direct Imana igukijije urupfu wari ugiye gupfa wari ugiye gukora accident nyine avuga ibintu byinshi Imana imukijije twese twari twaravuze tuti se kuki abimubwiye ari uko abonye sengsa amuhaye amafaranga 500
twibaza nyine niba koko byari bihari yaragiye kugenda atabimubwiye ariko cyangwa se nimba bivuze kubera kabonye amuhaye utwo dufaranga aze kugura amazi ni impamvu nari bukomeje kugira ngo nanjye bashe gutandukanya neza umuntu uvuga isengesho cyangwa se umuntu umuhanuzi hari umuhanuzi uhanurira mu muhanda hari abahanura muri mu itorero urumva rero ko we atandukanye n'abandi wowe wahise uhanura ko abonye 500 yo kunywa amazi we tumushyire mu kiye cyiciro tumushyire mu vuga ubutumwa wanyawe tumushyire mu uvuga ubutumwa akeneye no kwifashisha sinzi uburyo nabivuga kuko simbizi ariko ndagira ngo bisobanurire nanjye kugira mbyumve neza Keza buriya amazi imisi mbwira abantu ari urabona abadukurikiye benshi bafite abakozi b'Imana baziranye banahura nabo mu buzima bwa buri munsi ariko maze iminsi ndi kuvuga iri jambo Keza ibi bintu byo muri iki gihe kamaramaka ku gihugu n'amatora hanyuma kamaramaka ku bakristo ni impanda y'Imana ariko muri iki gihe ijambo ndi kuvuga igiti cyose ukimenyeshwa n'imbuto zacyo sibyo umuhanuzi w'ukuri nta kindi cyamukubwira kiretse mbaye nkanjye undi mu mwuka w'Imana Imana ikabimpishurira kuko hari abaza guhanura mu rusengero gihe nk'abacecekesha wabyumvise kuko Imana inyeretse ko yayobye urakurikirana ariko mu buzima busanzwe nka Keza ugenda mu nzira nta kindi kizakubwira ko umuntu ari umukozi w'Imana ni imbuto ze imbuto yera imbuto ntabwo ari amavoka ntabwo ari amapapayi imirimo umuntu akora wabyumvise ntekereza ko guhanura cyane kubera ko umuntu ampaye amafaranga ntabwo wari umwuka simbizi sindi kubyumva neza uwo mwuka w'ubuvuzi ushobora kuba ari umwuka w'amafaranga wabyumvise kuko dusengera papa tunda nirukana iryo gini bamwohereje mu rugo bamubeshya ngo n'umwana nta n'igiceri cya 5 yari yampaye ntekereza ko kugira ngo imbaraga z'Imana zikore ntabwo bisaba ko amafaranga aboneka wabyumvise Yesu ntabwo yishingikiriza ku mafaranga kandi uko yari ari ejo n'uyu munsi ni kwakiri rero ntabwo nemera guhanura ari uko umuntu aguhaye oya ugahita umubwira ibyiza wabyumvise ugahita umubwira ikibi muri ako kanya wamubwira kubera kubonye isene ubwo bibaye byiza buri yamenye yakongera hawo nandi kugira ngo ukomeze umubwira ibyiza Keza abantu dukunda ubuhanuzi kandi ubu nice hano ariko ubuhanuzi ni bwiza Keza ni bwiza ndabwemera ariko nk'ubu ngiye nkubwiye ikintu cyiza uzi ikintu cyiza kigiye kuzakubaho ugiye kuzava muri iki gihugu ujye mu gihugu cyo hanze no kuri ndi kubona ugenda rwose Imana ibyombe amen ibyo dukunda guhanurwa ibintu byiza gusa ariko nk'ubu mbwiye ikintu kibi kuri nge nyene kuko ari ubuhanuzi icyo gihe ndagisengera ngo kitaba nkaho kantu mbwiye ni keza kandi ni kera cyane ni vuba biraza vuba cyane we nta serious genda umuhanuzi Keza genda umuhanuzi wowe ugomba kuva inahangaha ndakubona mu migabane y'Iburayi Imana igutwarayo urumva uzangeze ku kibuga cy'indege nzaguherekeza ku kibuga cy'indege na cameraman hanyuma turi gusoza ikiganiro cyacu ndagira ngo rero ugire ikintu tubwira turi gusoza ikintu wumva ushaka kuvuga muri aka kanya nk'umupasiteri wadusuye twaganiriye byinshi mwabyumvishije hari byinshi yavuze ku bijyanye n'amasengesho cyangwa se n'abakozi b'Imana ndagira ngo ugire ijambo uvuga noneho muri akanyeri kuri ku mutima wabwira abakunzi bawe abakristo uyoboye abakristo ufite cyangwa se bagukurikirana cyane mu rusengero rwawe cyangwa se no mu itorero ryawe turi mu masengesho y'imisi 21 kandi mu misi 21 ku munsi wa 10 nabonetse kuri Kigali 250 imisi 21 mutarya tutarya ku manywa turya ni mugoroba no kwiriza ubusa bayitayo kwiriza ubusa ndararikira abantu kuza Kimisagara aho turi ugeze ku cyapa cya tagisi kiva Nyabugogo uhita ureba hakurya y'umuhanda naho hafi kuri kaburimbo rero ijambo mfite ni ijambo Paulo yabwiye aba Efeso mu bice byaho 3 murongo wa 20 giyewe nzwi ku ijambo rivuga ngo imbaraga zikorera mubera hari imbaraga zikorera muri abo bapfumu twavuze hari imbaraga zikorera mu badakijijwe hari imbaraga zikorera mu bantu batandukanye ariko hari n'imbaraga zikorera mubera rero Paulo yabwiye abefeso arababwira ngo nuko ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo dusaba nkuko imbaraga zayo ziri zikorera muri twe amen nabwiraga abantu bakurikiye Kigali 250 Imana yacu ni Imana y'imbaraga Imana tuvuga ni Imana y'ubushobozi ni Imana ifite ububasha urumva kandi ubu bubasha ibugaragariza mubo yahamagaye
uranyumva cyane. Ndabyibuka ndi hano Juwakare kuko nahahindura izina hitwa Juwa Yesu, niho urusengero rwanjye rwari ruri hariya kwa Karabona. Nasengeye impumyi irahumuka, irareba yo mu Karambo. Nyisengeye irebye, abo twabanaga mu rusengero bati imbaraga zimuha gukora ibitangaza n'inzoka iri mu mufuka we. Ngo nsenga mfite inzoka mu mufuka. Kuca abantu bizera imbaraga z'inzoka nawe bimbaza, inzoka wayishyira mu mufuka ntivemo. Kuca abantu bizera imbaraga z'inzoka ntibizera imbaraga z'Imana. Ndi hano i Kigali, urankurikira, nakoze igiterane ku Muhoza mu Ruhengeri. Mvuye hano i Kigali ngeze mu Ruhengeri nkora igiterane aho bita ku Muhoza. Igiterane ngishoje njya ahantu bita ku Kinkware mu Ruhengeri. Ngezeyo umukecuru ndamusengera, maze kumusengera ampa nimero ya mwene wabo ba muri Amerika. Urumva, waterwaga n'imyotsi muri Amerika aho bita i New York. Yaterwaga n'imyotsi mu rugo iwe i New York, kandi arambwira ati hano muri uyu mujyi wa New York nta hantu batwika ibyatsi. Imyotsi kamutera mu nzu. Urakurikirana Keza? Arambwira ati ko bambwiye ngo uri umukozi w'Imana usenga ko kusengera abantu. Ndamubwira nti ndabasengera. Arambwira ati ndagira ngo usengere urebe ikibazo mfite. Imyotsi irantera mu nzu nkitsamura. Urankurikira? Ubwo nari nashoje igiterane ku Muhoza, ariko nimero zanjye bazimuhaye ndataha. Turasengana kuri telefone. Dusenganye Imana inyereka akazu k'indaro kari iwabo. Iwabo mu Ruhengeri aho yavuye ahavuka. Hari abantu bafite ibintu birara bibaniga batazi ibyo ari byo. Hari abantu bafite ibintu birara bibatera batazi ibyo ari byo, ariko bituruka mu bisekuru by'iwabo n'imiryango y'iwabo. Hari ibintu bikurikirana ubuzima bw'abantu ariko bakaba batazi aho bikomoka. Noneho jyewe senze Imana inyereka akazu k'ibyatsi. Ntabwo bari bakihahinga, kari gasigaye kararenzwaho n'ibigunda. Ndagenda mpasanga umukecuru, njyayo. Imana yari imbwiye ati kugira ngo ashobore kubohoka nuko ujyayo. Njyayo, ngezeyo ndasenga, mbwira umukecuru ntishakira abagabo batatu baharura tujya kuri ako kazu. Bamaze kugaharura ngeze muri ako kazu usanga mw'inkono ifite iminwa 7. Ibi byabereye mu Ruhengeri, uranyumva, aho ku Kinkware nasengeye umuntu. Inkono ntangiye gusenga, n'urukono rwari rufite iminwa 7 ishamitse gutya imeze nk'ibizeru. N'ubwa mbere nari nkibonye. Ntangiye gusenga rwa rukono rukajya rwigaragura rutya, runyeganyega rutya. Ibi ni ibintu nabonye n'amaso yanjye. Rero ndabwira abanyarwanda, ndabwira bari muri Canada, ndabwira bari muri Amerika, ndabwira bari mu bihugu bitandukanye, hari imbaraga zikorera mu bera. Mwishakira imbaraga zibakiza mu bapfumu, bishakira imbaraga zibatabara mu barozi, mwishakira imbaraga zibakiza mu bapfumu. Nta kintu bafite. Yesu wapfuye akazuka niwe ufite ububasha bwo kubohora. Uwabohoye Gerard, njyewe Yesu amfata ntago naguhaye ubuhamya, yamfashe ngiye kwiyahura i Nyamirambo. Nari yanditseho ngo bad boy Gasongo w'umunyamerika mfite amadirede. Uranyumva? Reka wenda ubutaha uzaza uduhe n'ubuhamya. Urakoze cyane. Tureke wenda kubuca ariko nyine twumvise wenda gato wari wenditseho bad boy Gasongo w'umunyamerika. Nambara amaherena, ndi umurasta. None uri kuvuga ijambo ry'Imana. Ndi bishop nyoboye itorero, ndi kuvuga ijambo ry'Imana. Hari imbaraga zikorera mu bera. Zabatura ubaswe n'ibiyobyabwenge, zabatura ubaswe n'imbaraga mbi z'umwijima. Imbaraga zikorera mu bera ziri muri Kristo Yesu. Izo zabohora buri wese wakemera kuzakira. Imana yakibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ngusabe kugira ngo ubutaha tuzajye ku bintu warutubwiye by'ubuhamya bwawe. Ufite bwinshi, burya umuntu akizwa icyo yakoze kuko akunda kuvuga. Niba uri umukristo, niba uri pasiteri, hari ubuzima bwinshi wanyuzemo butari bwiza bwatumye ugandukira Imana cyane. Urakoze cyane. Uranyemereye ko tuzongera duhure cyane ngo ubuhamya. Urakoze cyane rero, kandi wakoze kutuganiriza, wakoze kugira ngo udushyire imbere y'Imana. Numvaga twasoza n'ubundi dushyira imbere y'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana, ndabizi ko muri we harimo imbaraga, harimo imbaraga ziterura, harimo imbaraga zikingura, harimo imbaraga zisenya ibihome. Reka isi yose yizera imbaraga zawe, kuko uri umunyamaboko, uri umunyembaraga. Twabonye udutabara, twabonye udukiza, n'uyu munsi uracyakiza. Bohora abantu bawe, bohora abantu mu mpande enye z'isi, bongere bamenye imbaraga zawe, bizere ko ari we Imana ifite ubushobozi ndetse n'ubutware. Sengeye iyi cano
sengera abanyamakuru bayo ubampera umugisha, ubagurira imbago, iyi cano uyizamura ikure ku rwego iriho igeze ku rundi rwego, kandi ndasenze ngo ubwiza bw'Imana bujye bukomeza kubatwikira, mbatuyeho umugisha n'uburinzi mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibaho umugisha, turabakunda cyane. Karange mbasize nta byinshi ndibuze kuvuga, reka mabwire ngo bye bye, tuzasubira ubutaha. Urakoze cyane.